nitwa Mukasho Marie Louise nkorera muri Legal Forum ndumwavuka muri Legal Forum turashimira Menya ko yaratumiye Legal Forum ariko turanashimira nyakubahwa DG wa laboratoire muri presentation nziza yatugejejeho ibyanjye n'ibyifuzo Legal Forum manage bagutanga legal aid ku bantu b'abakene n'abatishoboye hari ibyo tubona wenda abayobozi badukorera ubuvugizi uko byaba bitari muri mandate yabo ariko kubera ko hari aho bagera tutagera ubwo ndatangirira ku bijyanye n'ikiguzi wenda kuri DNA kubera ko kugeza ubu ngubu bigaragara yuko hari abakene n'abatishoboye badashobora kwafodinga kiriya kiguzi byaba byiza rero wenda hatekerejwe kuri abo bantu inzego zigafatanya kugira ngo abo bantu batazajya babura ubutabera cyangwa se abo bana bifuza kumenya ababyeyi babo batabura uburenganzira. Benshi mu bavuka, benshi mu bacamanza ntabwo bafite ubwo bumenyi, ntabwo bafite izo skills cyangwa se ngo babe barafashe izo courses special kugira ngo abashe gusoma iyo raporo ayumve. Wenda nabaha nk'urugero, hari nka case mfite y'ibiyobyabwenge ariko harimo ngo ibintu twarabipimye dusanga muri ibinyabutabire bine. Ibyo binyabutabire bine wareba kuri ya list ukabonamo kimwe. Conclusion ikavuga ngo bigaragara ko iki kintu kiri mu rumogi, ukibaza ngo ibyo binyabutabire bine ni ngombwa ko biba bihuye kugira ngo byitwe ko hari mu rumogi. Ese kimwe kirahagije kugira ngo byitwe ko ibyo bintu biri mu rumogi? Rero niba bishoboka kuko nabonye hari aho hazabaho kubaka ubushobozi, byaba byiza ko mwatuvungurira ku bumenyi bwanyu kugira ngo nibura tujye tubasha gusoma izo raporo tuzumve, kuko nituzumva tuzazisobanurira abo twunganira barusheho kugirira icyizere ino laboratoire n'izo serivisi mutanga, kuko kenshi tuzikoresha avegroma kuko twubaha kandi tuzi neza yuko raporo z'abahanga nta kuzidiskita ziba zivuga ukuri, ariko nibura tujye tunazikoresha tuzumva. Nakoze mu mujyi wa Kigali buriya afite umwihariko. Icyambere buriya nibo abantu bakoresha serivisi cyane za RFR, hari byinshi bazi kurusha abandi bakure, niyo mpamvu mwabonye ibibazo byinshi byaje byabo kugira ngo ahubwo dushobore kunoza serivisi. Iyo rero nicyo kintu cy'umwihariko cyo mu mujyi wa Kigali. Ikindi kandi nuko babonye ko n'ibyo twajyaga ibibazo byajyaga bibazwa ahandi bitigeze bibazwa ahangaha, cyane cyane ahubwo hagaragaye uburyo bafatanya na RFR mu buryo byo kuba imirambo itazwi batoragwa hirya no hino, ukuntu babikora bikihuta kandi bakabishyira kuri charge yabo. Nicyo ni ikintu cy'umwihariko ubonye cyagaragaye mu nama twagaragaye no mujyi wa Kigali. Deje hari ikintu mwagarutseho cya robot, ko muteganya kuzakoresha robot. Kubera iki gukoresha robot izaza gukemura ibihe bibazo? Urakoze. Burya laboratoire zigenda zikura, iyo zigitangira zitangira laboratoire nto zishobora kwakira amadosiye make, ariko iyo hamaze kugera umubare munini w'amadosiye, icyo gihe ushakisha uburyo bwakwihutisha kugira ngo utange serivisi yihuse kandi inoze nta gipfuye. Ntabwo wabona umubare uvuye ku bihumbi 100 ujye kuri miliyoni uzavuge ngo uracyakoresha uburyo busanzwe. Niyo mpamvu robo ikora yihuse kandi etape zose ikazicaho yihuta ku buryo ubona umusaruro wihute. Niyo mpamvu igihe twabonye umubare munini w'amadosiye ntabwo tugikoresha uburyo buri automated nk'ubusanzwe, aho buzagira mu buryo bwakwihutisha nk'uko mu bindi bigo hose biteye imbere bifite amadosiye menshi bugenda ushakisha ikoranabuhanga rigezweho rya n'igihe. Igiciro cya ADN mu kidusubiremo. Igiciro cya ADN ku muntu umwe ni 89, baba batatu nuko gatatu nyine ni 276. Yaho nshobora kuba narigeze gutangaza umubare utari wo koko. Urakoze ni 276 no duce turengaho. Nyakubahwa muherutse kuvuga ko musanzwe muvuga ko hari ibihugu biza gusaba serivisi ikigo mubereye umuyobozi, ibihugu bigera kuri 10. Mushobora kutubwira kibuze ikamu kuri ibyo bihugu na serivisi bagiye basaba? Nkuko na Uganda no mu kiganiro dushoje,
ibiciro dukoresha cyangwa dufite hano muri RFN ibiciro bikiri hasi cyane kuko leta ashyiramo umuganda wayo kugira ngo ibiciro byo kuzamuka. Ntabwo rero ibiciro dufite bifite ishusho y'ibyo twinjizamo. Ni ukuvuga ko uyu munsi tugiye gutanga igiciro nyagiciro wasanga bigeze hafi muri 800 kuri test, ariko kubera leta gishyiramo amafaranga, gishyiramo ubufasha bwayo, ibiciro biri hasi. Rero nta giciro cy'umuntu wo hanze n'uwahanga twashyiraho. Niyo mpamvu turacyareshya abantu, ariko azagera igihe dushyira ibiciro nyabiciro biri byo, kuko ntabwo leta yagitangira amafaranga ku bantu baturutse hanze. Abaturage bifuza ko byasubirwa kuri mitiweli, kumva ko bari kama n'ubundi biciro kijyananye bivuga iki? Ntabwo ubu munsi nagiye icyo mbivugaho, gusa raporo twayakiriye, tuzabishyira muri raporo tuzaganiraho n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu kugira ngo biganirweho mu rwego rwo hejuru, kuko ni secteur ebyiri zitandukanye. Turi muri secteur y'ubutabera, ahandi muri secteur ya minisante y'ubuzima. Biratandukanye rero uyu munsi kugira ngo tube twagiye tuvugaho, ariko ntabwo twakumva raporo nk'iyi yagiye iva mu baturage b'igihugu cyose ngo tuyihererane. Tuzashyira muri raporo tuzashyikiriza ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Kuva badeje nkeka ko umujyi wa Kigali uri hejuru mu byaha mujya mwakira kubera iterambere n'ibindi. Nyuma yo kubonana n'izi nzego hari icyizere ko ibyaha bizagabanuka? Icyambere ho nagira ngo nkubwire ko yaba ari umujyi wa Kigali cyangwa se intara, ibyaha bifite amoko menshi. Ntabwo havuga ngo umujyi wa Kigali uri hejuru mu byaha, ahubwo ugiye kureba wasanga ibyaha byinshi byo kwicana, ibyaha byo gufata ku ngufu biri ahandi bitari no mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero icyo nabanza nkagikosora, sinavuga ko umujyi wa Kigali uri imbere mu byaha. Ikindi cya kabiri, ngira ngo n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Road Mayor yabyivugiye, n'abavuye hano hose bavuze ko ubu ngubu bagiye gufata ubukangurambaga babugeze ko bashinzwe kuyobora abo bareberera. Sinshidikanya ko ibyaha bishobora kugabanuka kuko abantu bazabamenyera ko nukora icyaha uzabona ikimenyetso. Nawe tekereza nk'umuntu waba afite urugo, afite umuryango, azi ko nakora icyaha bizamwangiriza isura ye, akagira isura mbi imbere y'abana be n'umugore we. Icyo gihe azirinda gukora icyaha. Sinshidikanya ko ubukangurambaga buzagabanya cyangwa buzafasha gukumira ibyaha bimwe na bimwe. Deje ari ikintu gisa nk'aho ari gisha twumvishe uyu munsi ku bijyanye n'imiti yo gukuramo inda. Turagira ngo mu bidusubiriremo muse nk'aho mu imiti yo gukuramo inda abayikoresha ni nk'uko bakoresha n'ibiyobyabwenge cyangwa indi miti yindi, tuyishakisha mu maraso cyangwa mu bindi bintu bituruka ku mubiri, inkari n'ibindi, ku buryo dushobora tugaragaza ko yakoresheje imiti yo gukuramo inda kandi twayihuza n'icyaha cyakozwe. Ubwo rero ibyo birashoboka iyo wayifashe kiri mu maraso cyangwa se icyo bita metabolite zayo, nuvuga yamaze guhinduka ikajya mu nkari, yahindutse ariko ifite isano n'iyo miti, turayikurura tukamenya ko ari yo yakoreshejwe mu gukuramo inda. Nibyo hari abari babizi nk'abari basanzwe bakoresha serivisi zacu, ariko urebye nko mu ntara benshi ntibari bazi serivisi za RFL, cyane cyane amajyaruguru n'amajyepfo. Aho twaciye muri rusange twajya dusanga hari abantu benshi batazi serivisi za RFL. Tukaba twishimiye, nabo barabyishimiye, bari tugaragarije ko uyu munsi bamenye serivisi za RFL, kandi natwe tugiye gushakisha uburyo twabaha serivisi niyo bakwiyongera batugana, nta kintu giteye imbogamizi. Mwari mwatumiye abantu bangana iki? Icyo mwashakaga mwakigezeho? Murakoze cyane. Tushoje uyu munsi ibyo twakwita amahugurwa, ni amahugurwa kuko twungukiyemo ubumenyi bwinshi twagezwagaho n'ikigo cyitwa Rwanda Forensic Laboratory. Byakozwe no muri gahunda y'imenyekanisha cyane cyane serivisi batanga. Twatumiye rero abayobozi b'inzego z'ibanze,
abayobozi nshingwabikorwa b'utugari, abayobozi nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi b'uturere n'umujyi n'abandi bafite aho bahuriye n'ibyo bikorwa. Ndavuga abandi bafatanyabikorwa duhurira mu kazi ka buri munsi, cyane cyane inzego z'umutekano, kugira ngo dusobanukirwe twese bimwe cyangwa se zimwe muri serivisi za ngombwa Rwanda Forensic Laboratory ikora, kugira ngo natwe tuzimanure buri muturage wese azimenye kuko zirabafasha. Twazubakiye cyane cyane ndetse no ku butabera, kuko iyo bakoze ibipimo muri izo serivisi batanga, kenshi na kenshi bikemura ibibazo duhura muri sosiyete mu baturage bo mu mujyi wa Kigali, yaba ari abashaka kumenya amatest de paternité, ni ukuvuga umubyeyi cyangwa se wabyaranye n'undi umwana wabo niba ari uwabo cyangwa atari uwabo, bimwe biba byanasabwe n'inkiko, yaba ari ibyaha bigendeye nko ku bwicanyi buba bwabaye cyangwa se aho twabonye imibiri y'umuntu wishwe kugira ngo tumenye icyamwishe. Twanatumemo n'abandi bashinzwe gufasha cyangwa kunganira abaturage mu bigendanye n'amategeko, ari ba maje cyangwa se abari mu rwego rwa Rwanda Aid Forum, Legal Forum, kugira ngo bafashe Legal Aid Forum, bafasha abaturage yenda badafite amikoro menshi cyangwa se bafite ubushobozi buke, kugira ngo babafashe mu bigendanye no kubunganira mu mategeko, nabo babisobanukirwe uburyo bazajya bafasha abaturage. Intego rero twari twiteze kuri ibi biganiro twayigezeho, kuko buri muntu wese yasobanukiwe icyo Rwanda Forensic Laboratory ikora, serivisi itanga, ndetse twe nko mu nzego z'ibanze natwe twasobanukiwe n'icyo dusabwa kugira ngo muri ubwo bukangurambaga natwe tubigiremo uruhare, tugende tusobanurire abayobozi b'imidugudu, dusobanurire abaturage muri rusange, yaba ari ibiganiro mbwirwaruhamwe tugira, yaba ari inteko z'abaturage, imiganda, kugira ngo tubikoreshe dusobanurire abaturage izi serivisi n'icyo bazibyazamo umusaruro, kuzimenya ariko no kuzikoresha. Hari uruhare rw'ikigo RFL mwiteze mu kugabanya ibyaha mu mujyi wa Kigali? Yego, kuko iyo dusobanurira abaturage ko nukoze icyaha akaba yashaka kuzimanganya ibimenyetso, iyo biciye muri RFL biramenyekana, ari uwakoze impapuro mpimbano, ari uwashatse kuzimangatanya ibimenyetso, twahoze duhabwa ingero z'abangavu bashobora guterwa inda, yaba ari ushaka kumenyesha ibimenyetso igihe habaye ubwicanyi, cyangwa se murabizi ko turi no mu gihe cy'ikoranabuhanga, washaka guhisha ibimenyetso cyangwa kubisiba mu mashini, ibyo byose twasobanukiwe ko babibona bigatanga umusaruro. Birumvikana ko ubwo butumwa n'ubwo bukangurambaga binatanga undi musaruro, kugira ngo umuntu avuge ko icyo yakora cyose bashobora kuzamufata, bigakumira rero ibyaha. Hari ikibazo cy'imirambo imara igihe, kubera ko kuri RFL bohereza abaturutse mu gihugu hose, batubwiye ko bajya bifashisha akarere ka Gasabo bakabashyingura nk'abo bantu. Birumvikana ko ari mu mujyi wa Kigali. Hari uburyo bwa burambye muteganya kuba mwakemura icyo kibazo ko ari mu mujyi wa Kigali, cyangwa ni mwakora ubukangurambaga uturere tukaba tuza gutwara abantu babo? Icyo kibazo muzagikoraho iki, ko ari ikibazo giteye inkeke iyo twitegereje kuvuga? Cyiza twabanza kwishimira nuko nubwo hari igihe yaboneka imirambo taba myinshi, kuko gahunda dufite dufatanyije n'izindi nzego ni ugukumira ibyaha, ariko nanone iyo hagize uboneka, igikorwa cya mbere kugira ngo tumenye n'uwande, hagakorwa amatangazo kugira ngo ba nyiri umuntu bamumenye. Ariko iyo abonetse biturutse na condition cyangwa se circonstance yabonetsemo, hari igihe bisaba ko hakorwa izo teste zikorerwa muri RFL. Uwo murambo rero ugomba kuba ufite aho uri, yaba uri mu buruhukiro cyangwa se uri muri laboratoire ya RFL. Icyo twemeranyije nk'umujyi, kuko umurambo yifashwe icya mbere no kwihutishwa kugezwa aho ngaho, kugirwa abashakishwa uwe, akiyatanabonetse turanamushyingura. Twero nk'inzego z'ibanze n'ubundi ubwo dufata uwo murambo tukawushyingura, cyangwa twawujyana no muri laboratoire, akaba ari twebwe twishyura n'ikiguzi, kuko biri mu nshingano zacu mu mujyi wa Kigali, ubwo n'uturere tuwugize. Ariko ntabwo ari umujyi wonyine, kuko nkora n'imbivuze dukorana n'uturere kugira ngo
umuntu batanga ibimenyetso bavuga identification mu mubiri babonye, tunatange amatangazo ashoboka kugira ngo ba nyirawe babe bamushyingura neza mu cyubahiro. Ariko iyo atabonetse, iyo abe batabonetse, tugira iminsi umuntu akaba yashyingurwa. Icyo gihe ni inshingano z'umujyi cyangwa se z'akarere kagize umujyi. Meya, mutahanye uwuhe mukoro cyangwa asigaye? Umukoro dutahanye ni ukugira ngo dukomeze dufatanye na Rwanda Forensic Laboratory n'izindi nzego zishinzwe umutekano, ariko n'inzego z'ibanze, cyambere kugira ngo ibyo twasobanukiwe tugende tubisobanurire n'abandi dukorana batari hano, cyane cyane abashinzwe imidugudu, komite yose, ndetse no mu masibo, ariko n'abaturage muri rusange. Ikindi cya kabiri ni ukugira ngo tubikoreshe kugira ngo muri kampeni dukore gukumira icyaha, nabyo bidufashe kugira ngo ibyaha bigabanuke, yaba ari ibyaha bitandukanye tugenda tubona kandi biteza umutekano muke mu mujyi. Murakoze cyane.